Halo? Yes bro, umeze gute se? Umeze neza? Ko twaburanyira. Maze iminsi tudahura. Waburiye mwa. Gira sha tubone dore. Iminsi ibaye myinshi. Mpa gahunda kabisa nta kibazo. Kuwa gatanu? Nta kibazo. Sawa. Kumana none ibintu nijoro narose Imana yangezeho none mbaza ati ibintu urimo we imeze gute ajya ati noneho umunsi wanjye urageze pe wemerewe Wesha. Gusakuriza abantu muri iki gitondo bimeze gute? Eko. Kunumva wateje indirimbo no kubyukiye amavuta. Yagenze gute? bose urabyutse se aho uyu munsi kubyutse kare cyane ndimo ndaririmba buriya noneho nakiriye agakiza pe munsi narose inzozi ziteye ubwoba aho Imana yansanze mu buriri irambwira ngo mfite ubusinzi bukabije nanjye koko ndebye nsanga nibyo nakibuka kiriya gihe unsanga mu ntebe nasinziriye ahagati ni ugukizwa ahubwo bose ubu nabyutse kare ndi gufura iyi myenda kugira ngo uyu munsi njye gusenga kandi kantu ndagusaba ni kamwe kuri ya mafaranga asigaye wayampa nkagura Bibiliya nakiriye agakiza kagira inkuru. Niko Imana yagusanze ngira kwereka ngo uburyo ugomba gukizwa. Ndumva ari sawa kahise. Ugomba gukizwa rega umaze iminsi ibintu ukora ntazi ibyo ari byo. Ni byiza kabisa ko Imana yonyine yakwegereka ikagusura ikakubwira. Ibyo bifite imaze iminsi ukora rwose ugomba kubireka. Ni sawa rwose. Sawa rero ubwo ngubwo ariko ndashaka ibiryo mfite gahunda yo kugenda ahantu kandi ndihuta. naho ubundi bose urabona ndacyafite hangover ndacyananiwemo gake uriya sinongurira byerira nako fanta nakijije ushaka fanta nta kibazo akakugurira mu kanya ko banzuma ibiryo nyine tu baje ngura agafanta umwe naruze no kuruhuka nyine bihagije naho ibyo kujya gusenga ntabwo nakubuza gusenga urabufashije kabisa. Pasi ibi ni ibiki? ni ibiryo Kumana wanjye uyu muhungu namukoze iki? uri kureba ibintu nzaniye se biryo se? ubona narebye nzi ko ari isahani kabisa Akumana akufitiye ikibazo bro. Ufitiye ikibazo? Urarwaye uri muzima ufitiye ikibazo? Igihe sindamenya kabisa. nafashe numva nagasahani Niko Pasi. yes Ibi bintu buri kunkora hari undi muntu wari wabikoraho cyane. Njye ntabwo ndabyumva neza. Nigutunzaniye ibiryo kunuza ku mufuniko w'isafuriya. urumva uriya munsi w'ejo niriwe ndi kunywa inzoga ntabwo nabonye umwanya wo koza amasahani. Kumana yanjye ase Pasi none se ibintu ujya ukora ubundi wabitekerejeho cyangwa umutwe wawe habamo ibiki kwe? avuga ati umupfundikizo ubwo napfundikije umuceri polisi akose urumutse na mikorobe zavuyemo kubera umwuka w'umuriro wa polisi. Ibi ni byo gushyira mu itangazamakuru kabisa. Wagushyiramo kuri televiziyo cyangwa ukazajya kwikirira amafilime kuko ibintu nkorera ngiye simbizi.
ibintu nta hantu ndabibona kabisa. Acu mu cyaro najyaga numva bavuga Mu cyaro ibyo byo mu cyaro turi mu mujyi. Igihugu cy'ubasiriye turi mu mujyi. Najyaga numva bavuga ngo iyo umuntu ageze mu kwitangazamakuru ngo aba yakomeye cyane. None ubwo ushaka kwamamara muri ubwo buryo. Ushaka kwamamara muri ubwo buryo. Ubwo nashingiye ku isano. Ubu mfate uwo mfunikizo gutyo njye kabisa. Impamvu umuntu umunsi arimo agakombe ko gufata. Basi mashimana. Genda woza amasahani vavumereza ibyo kunywa. Iki gihungu mana yanjye. Iki gihungu. Kandi ibintu nzagukorera umunsi umwe nzakudunda.